soyanjye yarahumutse ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozeho nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu sinishidikanya mu byo ukora nkabya yamesheje amaso yanjye yarahumutse ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozeho nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu sinishidikanya mu byo ukora nkabya yamesheje. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Buntu n'amahoro bye bibane namwe mwese aho muherereye. N'umugisha cyane data duhaye kugira ngo dushobore gusabana nawe biciye mu butumwa bwiza. Ntako bisa mu by'ukuri ko dusangira ubutumwa bwiza. Ni umucyo utumurikira, ni umucyo utumurikira mu nzira zacu zose, mu nzira ducamo zose. N'umugisha bidasubirwaho. Imana ishimwe cyane ku bwa Kristo Yesu n'umucyo we yazanye ko tumurikira. Uyu munsi n'undi munsi data ashaka kubona nta kintu arega gikomeye nko guhumuka. Nta bantu bahumye nk'abibwira ko babona, kandi iki ni ikintu gitangaje. Yesu niwe wavuze ngo naje kugira ngo ababona bahuma babone. Mu by'ukuri yamavuga ko hari abantu benshi bibwira ko babona bazahuma, hanyuma bibwira ko bahumye bazahumuka kuko bazakenera kubona. Umucyo uhumura amaso uva ku Mana. Uwo mucyo rero niwo ukwiye kuba ku bantu. N'abavuga ko bakijijwe, niba uvuga ko ukijijwe ubundi bivuze ko wahumutse. Buriya nicyo kiba cyakubayeho, n'uguhumuka. Nayo mpamvu biciriritse gucira urubanza indi mpumyi, ahubwo icyo usaba ni uko nawe yahumuka. Kuko niba ubizi, niba warakijijwe cyangwa waramenye ukuri, burya uba uhumutse. Ariko noneho iyo uhumutse ukabona undi utarahumuka, nicyo ubikora ute, ubigenza ute? Abenshi baba bagihumye. Ni umurimo wawe kugira icyo ukora kugira ngo n'uwo muntu nawe ahumuke ufatanyije n'Imana, kurusha uko wamucira urubanza, kuko umucira urubanza ntabwo ari byo bimuhumura. Icyo ukwiye kukimenya. Yohana igice cya 9:31 aravuga ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Of course ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yumva ukora ibyo ishaka, nubwo ukora ibyo ishaka ari we ishaka, ariko n'abanyabyaha irabumva. Ndakubwiza ukuri ko n'amabuye iyumva, n'ibyaremwe byose irabyumva, nta na kimwe tumva. Ariko hano bari baradevelope inyigisho ibabwira yuko ari uko bigenda. Ibi bintu ni ukwibeshya gukomeye. Handitse mu Baroma ngo Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. Kuki? Yadukoreye ibintu tutabikwiriye, tuza gutahura ko ari inyembabazi n'inyempuhwe ku rwego rurenze uko tubitekereza. Imana ishimwe cyane. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Umurongo wa 32 hagira hati, uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Yewe aha niho nasoreje ndi gushaka kwerekana ko nibyo koko nibwo bwa mbere impumyi yari igiye guhumuka, ariko bwari ubutumwa bwimbitse cyangwa bwihariye bwashaka kwerekana ko ikizamuzana ari uguhumura amaso y'abantu bahumye. Ikibazo gikomeye ni iki. Bivuze ngo iyo wizera ukaba umukristo bivuze ko uba uhumutse. Ariko ikintu gitangaje ni iki. Abizera benshi biyita abizera n'abakristo nibo bahumye kurusha abandi. Meaning bivuze ko ibyo bintu ntibyigeze biba. Ubwo bukristo bwabo nta buriho, kubera ko Kristo icyagukorera araguhumura. Munarebe ninde wari wamuhumuye se? Ninde wari wamuhumuye? Kristo. Umurimo wa mbere agukorera guhumura amaso. Niba utarahumutse amaso ngo umubone, umuhishurirwe. Kuko iyo aguhumuye amaso, yaramuhumuye amaso,
arangije amubwira ngo agende yoge bigire nk'uko byari biri mu mategeko y'abayuda. Ariko nkubwije ukuri, igihe yari arimo amuhumura amaso yashaka ngo amumenye. Nicyo gituma uyu mugabo atangiye noneho gusa n'aho ari kumwigisha abafarisayo bo bibwira ko bamuzi, ariko we yagize experience yo guhumuka amaso ku buryo ibintu ari kubabwira birenze ibyo yize, birenze ibyo bo bize mu masomo yabo, ahubwo amaso yatangiye gufunguka. Kandi aravuga ngo uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. My God, which is true, ariko kuri niwo bwa mbere umuntu wari impumyi ahumutse. Igituma ahumutse ni iki? Ni uko Kristo Yesu niwe murimo azakora, to open the blind eye, guhumura impumyi, guhumura impumyi. Imana ishimwe cyane. So uwo mugabo ari gutanga aravuga ati reka mabwire namwe murabizi ko kera kose muri abo bose muvuga mwemerana n'umwe wigeze akora iki gitangaza. Uyu ugikoze koko ni umunyabyaha, kuko ntibyari gukunda niba yari umunyabyaha ku nyigisho zanyu uko mubiduha, right? 33. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. My God, urabona uyu mugabo uburyo yabahaga ingingo zo kubabwiriza ubutumwa. Bwarega iyo wagize experience na Kristo Yesu, niyo waba udasanzwe uzi kuvuga. Neza yarasanzwe azi kuvuga, neza yari yaratojwe kwigisha, oya, ari kubabwira experience, ari kubabwira hari icyambayeho, maso yanjye yarahumutse, njye nari impumyi ndabona, none se mbihakane namwe ubwanyu muri kubibona ko ndeba, ariko murinangiye nimushaka kubona ko ari ikintu kidasanzwe. Mwagundiriye idini kurusha Kristo, mwagundiriye idini, ntabwo mushaka guhura n'Imana, mushaka gukomeza idini ryanyu. Turi kuvuga Imana hano. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Imana ishimwe. Wavutse ari impumyi wese nta muntu wamuhumura, nawe ntiyakwihumura, nta n'umuntu wabikora. Uwo mugabo nicyo gituma yababwiye ati uwo muntu yaba atavuye ku Mana, mu yandi magambo Imana niyihumura amaso, ntacyo yabashije gukora. Urumva uburyo abemeje ko avuye ku Mana, kuko bo baravuga ngo ni umunyabyaha, bari kuvuga ngo ntibaza aho aturutse. Waravuga ati wait, ni byose koko ntacyo ni umunyabyaha? Nese Imana yamwumviye ite? Ari kubakubitisha ingingo zabo ubu bwabo. Uwo muntu yaba Imana yamuhumuye ite? Hanyuma se ibyo yabashije kubikora ate niba adafite ubwo bubasha n'izo mbaraga? 34. Baramusubiza bati wowe wavutse. Ndabizi niba bararakaye ubwa mbere bakamutuka, noneho utekereza atangiye kubigisha. Yari arimo akora ibidakorwa. Ubundi nta muntu wigishaga abafarisayo, kandi nibo bigishaga, ntabwo uwo bigisha utereka. Yo kubwira umuntu wahuye na Yesu agahumuka amaso, atangiye gusobanura ibintu bijyanye na experience y'uburyo yahumutse. Yari impumyi yarahumutse, none se uragira ngo tuvuge se ko atahumutse kandi yahumutse? Oh my God, umujinya urabica. Bati noneho ibi ni iki? Uyu mugabo noneho aradusimbuye. Ashaka kudusimbura mu kazi kacu tumaze igihe turiraho. 34. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa. Iryo jambo ntabwo warivuga n'umutima mwiza, ngo ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Sinakubwiye niba ubwa mbere bararakajwe nuko baravuze bati we Yesu ni umunyabyaha, uyu we baraza kumugenza bati. Ubwo barimo bamugira inama nyine ngo ubuhamya areke kubutanga kugira ngo Yesu atamamara. Wibuke bari baragiye umugambi yuko umuntu wese uzavuga ko Kristo Yesu ari ko ari umwana w'Imana ku mugaragaro, uwo muntu bazamuce mu isinagogi. Ubwoba rero bwo kubaca mu isinagogi burabafata bati reka twirengagize ko ari umwana w'Imana kandi dushaka kwagira n'undi ubyamamaza. So uburakari burabafashe hano rero. Baramuzuza bati wowe wavukiye mu byaha bisa,
ni wowe utwigisha. Urumva batangiye bita Yesu umunyabyaha. Baravuga bati wowe rero nta nubwo uri umunyabyaha gusa, wowe noneho wavukiye mu byaha gusa, kandi nta nubwo baba bari kwivugamo, bo ntabwo babirimo, bo ni abakiranutsi mama we. Hanyuma bafashe uyu muntu w'umuziranenge rwose udafite n'ikosa yabakoreye, yarahumye yarahumuka, ari kubabwira ati se koko uwo muntu ntabwo mumuzi, bararakara. Icyo nicyo kikwereka idini ni ribi mw'abantu mwe. Uzi ukuntu riba rifite ishusho yo kwera, uzi ukuntu baba bafite nk'ishusho y'uko ari abantu beza baseka, ariko reka da, arega niko handitse. Igice cya 23 cya Matayo ndakigutuye niba ushaka kumva neza igisobanuro cy'idini aho Yesu atangira kubavugisha. Abafarisayo bari bafite ikibazo gikomeye mw'abantu. Abafarisayo bari bafite ikibazo gikomeye, ntabwo ari ibintu byoroheje. Buri ujya utinyaho umwana w'Imana uhoraho w'impuhwe, ukorera mu mbabazi, utuye mu mbabazi, aho atangira kuvuga ati Luka, ibintu turi guhangana nabyo hano ni ikibazo gikomeye. Ntimugire ngo ni urukundo nabuze. Oya, bano bantu bakeneye kumenya ukuri, bakeneye kumenya ikiyemwe, bakeneye kumenya ukuri kuko birakabije. Bano bantu ntabwo bari beza, ntibashakaga Imana, nta nubwo bashaka ko umuntu ahura n'Imana. Ngaho nawe mbwira, kuba udashaka Imana kandi ntushaka abandi bahura n'Imana, none ahubwo ugatangira kuyivuga nabi, ugatangira nako kuhimba iyo wowe ushaka mu bitekerezo byawe, hanyuma ukabagira ingaruzwa muheto zawe, ukababwira ko iyo uzi niyo bakwiye kumva. Reba, reka ngutwareho gake kuri Matayo 23 umurongo wa mbere. Reba ikintu gitangaje ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, Yesu yari yarakoze analize, yarabasuzumye, arabitegereza, abona uko bakora, abona uburyo babaswe n'idini, bahita batuka umuntu wese ngo ni umunyabyaha, bagukangisha isinagogi, bakagukangisha n'ibyaha. Arangije aravuga ngo abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Ngo ni umurongo wa 2. Abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Uzi icyo ari kwita kwicara ku ntebe ya Mose? Bafashe amategeko ya Mose bayahinduza urukiko, barugira urukiko, batangira gucira imanza abandi bantu bose, bo batazicira kandi bo bakora ibibi kurusha abandi. Ubwo ni Yesu uri kubanariza. Bafata amategeko ya Mose n'icyo yagenewe kwerekana kugira ngo yereke abantu ko ari babi bahindukira umukiza, bo bayafata nk'aho ari bo ba nyirayo, banabeshya ko bayubahiriza, ko niba batayubahiriza babeshya yuko amategeko abagira abakiranutsi, kandi ntako ushobora kubibona muri iki gice. Arangije aravuga ati barafashe bicara ku ntebe ya Mose. Ntabwo bashaka intebe y'imbabazi, ntibashaka kwicaraho nicaye, ntibashaka kuba umwe nanjye, bahisemo intebe ya Mose. No kuyihitamo ntibakorera Mose justice. Mose ntibamuvuga ukuri, ahubwo bakoresha ya mategeko, bayakoresha guca urubanza bacira abandi bose bo mu isi. Yesu aravuga mbega abantu b'abagome, mbega abantu babi abafarisayo. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Uzi icyo yavuga? Aravuga ati no, hariho side aho bashaka kuzanamo akantu kamwe k'Imana, ariko imigenzo, uzi iki ni cyitwa umugenzo kaje ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibyo bavuga ntibabikora, bo ntibabikora. Bemeza isi yose ko bari abatagatifu, ariko bo abandi bose ari abanyabyaha. Ntibabikora nabo. Yesu niko yavuze ati icyo kintu nicyo ndi kwita kwicara ku ntebe ya Mose. Tekereza ko umurongo wa 4 uvuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa. Ubundi iyo mitwaro ni yagenewe guterurwa n'umuntu wari wese, ngo bakayihekesha abantu ku ntugu. Nawe mbwira, urumva ubugome burenze ubwo ari ubuhe? Gufata umutwaro, sindi kuvuga umutwaro uremereye, nta nubwo iterurwa, ukayihekesha umuntu ku bitugu. Ubwo urukundo ruri hehe? Urukundo ruri muri ibyo ni uruhe? Ibi rero nibyo babwiye uyu mugabo.
barambwira bati wowe rero wavukiye mu byaha uratwigisha ngo ibyaha barabibakangisha. Oh my God, Imana ihumura amaso abantu. Shalom shalom. amaso yanjye yarahumutse, ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozeho. Nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu, sinishidikanya